twadufashe turi abana 12 harimo n'abakobwa barabaviyora ndeba kwakunde ngo twumve ko umututsi amera nde n'ibintu nabonye n'amaso aho intera hamwe ifata umukobwa ikamurongora undi akongera akajyaho umwana agapfa akiri muri ubwo buzima ngo bumve ko umututsi amera noneho rero baduhaga amasuka n'amapiki n'ibitiyo ngo nta mwanya bafite wo gucukura cyane ko turi barebare noneho rero urumva icyo gihe iyo wicukuriraga wararyamaga bakabuta ifuni iyo rero uticukuriraga bakwicaga nabi je naricukuriye ndaza kubikubwira nyuma ya jenoside natunzwe n'ikintu bita urumogi ngiye nanyweye urumogi ngarunywa saa 4 ngarunywa saa 6 ngarunywa saa 7 ngarunywa saa 8 ngira ibidirede nangise nganywa byeri nzivaho nywa warage zivaho donc natunzwe n'ibyo bwenge imyaka myinshi iyo namenyaga ko uri umuhutu sinajyamanaga nawe Data mu izina rya Yesu Kristo ise umwami wacu Yesu watugiriye neza uraturokora utukura mu rwobo mu rufunzo mu migano mu ntoryi mu birere mu bishagari mu mazi aho se warahadukuye ijisho ryawe ryiza ryaduhozeho reka rihore ku muntu uri kutureba unyemerera umuntu ufite agahinda umwegere nk'Imana tange guseka mu mitima imisi 100 uzadushoboze mu izina rya Yesu Kristo habadufashije kuroko kubaho umugisha n'umugisha igihugu cy'u Rwanda umugisha barokotse jenoside umugisha mwami Imana yacu buri wese ukurikije ikiganiro amavuta y'Imana be kuri twebwe twese uduha imbaraga zo gukomera kuko twamenye neza ko iyo abatari wadukurikiranye twaragiye muri rwa rwobo bikarangira ariko ushimwe ko abacu barukiye mu mahoro ejo twarabibutse ejo turabibuka nejo nzabibuka ndetse n'igihe cyo kuba Imana waramaye umwanya wo kujyana indabo kugira ngo nongere mbabwire ko tukiriho kizere turagifite kandi turimo turiyubaka kigikira buri wese udufasha muri iyi minsi kandi akadushigikira amahoro n'umutekano ndetse n'ubuzima bwiza we mu gihugu cyacu n'abadukurikiranye mu izina rya Yesu. Amen. Nizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye abadukurikiye abatameze neza no kwihangana kuko ntago ibihe byose bihora ari byiza ariko kandi n'abameze neza nabo barusheho gukomeza gushima Imana kuko baravuga ngo niyo byagenze neza umuntu ntakikubite mu gatuza avuge ngo ninjye yabikoze burya ukuboko kw'Imana ngo kuba kurimo cyane cyane abapasiteri murabyemera kundusha turabyemera 100% kuko nacyo na kimwe we wageraho cyangwa nge nageraho ateremo kuboko kw'Imana nawe ni kubyemera mama umuntu arakora nibyo ariko ngo hakaba nicyo twakwita amahirwe y'Imana ibyo byo turabyemera kuko na Paulo yaravuze ngo tushobozwa byose na Kristo niwe uduha imbaraga bivuga ngo rero tushobozwa nawe nta kintu twageraho we atahari turi kwibuka ku nshuro 28 jenoside yakorewe abatutsi u Rwanda n'isi muri rusange barazirikana ibihe by'inzitane inzira y'umusaraba ariko bakanazirikana cyane cyane kwiyubaka ku Rwanda muri iyo myaka 28 hari abari bazi ko igihugu kizaba cyarasenyutse nta n'umuntu uzaba ukiriho ariko abarokotse jenoside bagaragaza ikimenyetso cy'ubutwari cyo gutsinda ndetse nuko no kwiyubaka bishoboka niyo mpamvu ntabwo turi butinde tugiye kunyuramo gakeya ku buhamya aba bantu turi hano wenda turagenda tuganira kugira ngo batunyuriremo ni ubuhamya buba bukomeye ariko rimwe na rimwe tujya tuvuga ngo ni ubuhamya bw'ibyabayeho ni ubuhamya bw'ibyabayeho ntabwo aba ari ubuhamya buhimbano babugamije kugira ngo bukwigishe ko hantu ngo kure wagira Imana itagukura niko abizera Imana twemera turi kumwe rero n'abatumirwa ngira ngo wenda kubavuga biraza kongora ndahera kuri pastor ngira ngo abantu benshi baramumenyereye abakunda ijambo ry'Imana cyane reka ariko kugira ngo wenda n'utari usanzwe abazi tumanze twibwirane bo nitwa Revera Pastor Steven ndi umugabo wubatse nariyubatse mfite umugore n'abana 2 ndera na 3 b'imfubyi ndera ntabyaye navukiye mu karere ka Rubavu icyahoze ari commune Nyaminyumba ubu wahindutse umurenge wa Nyamyumba ni naho narokokeye ni naho twaburiye umuryango cyangwa se ibyacu byose ariko ni naho uyu munsi nicaye ni naho usanze mu rwego rwo kwibuka famiye n'ababyeyi uyu munsi rero ndashima Imana ko nawe duhuye kugira ngo nibura hari 1 2 3
naganiriza Yesu akakora mu cyo ngiye kuvuga. uvuze ko ufite abana babiri ariko umuntu akurebye urabona ko ukiri muto. Ahubwo nuko habayeho ingaruka z'ibyabaye nakagombye kuba mfite n'abarenze, kuko wambona uyu munsi imyaka nakubwira, urumva navutse muri 83. Muri 83 rero hari n'abana bafite abana 5, ariko kuko ingaruka z'ibyambayeho zambujije kudashaka, muje kudashaka, ndetse no kudasenga no kudakizwa. Ndaze kwivugaho nabayeho nibere mu isi, naranze Imana, naranze abantu kubera ubuzima bwambereye umuravumba. Kuba wuzi Pasiteri afite amateka menshi, ni nawe turibuze kwibandaho cyane kuko afite ubuhamya aribuze kudusangiza bw'ibyamubayeho muri jenoside, ariko kandi akagira n'ubundi buhamya bugaragaza ko na n'ubu 2022 turimo kuganira. Turi kumwe na mama Pasiteri, namwe turabakiriye cyane. Nitwa Pastor Sifiwe Nyota, nyobora itorero rya Elohim International Church. Ndi umumama rero, njyewe mfite abana 11, mfite n'abandi 3 ndera ku ruhande, mfite n'umwuzukuru. Rero Imana yagiriye ubuntu, nanjye nza guhurana n'umukozi w'Imana ubu ngubu Pastor Steven. Ni amateka maremare, wenda turagenda tubivuga, niko tuvuge ngo twivuge muri aya masaha, ariko nukuri turashimye Imana kuko nawe duhuye, ariko duhujwe kubw'ubuntu bw'Imana. Kimwe na Steven, nawe uvuze abana 11 ntaho bagukekera benshi, ariko ni n'umugisha. Ni umugisha n'ukuri, ni umugisha mwinshi. Abo bana Imana yabampaye, mfite n'umugabo umwe, n'ukuri pe Imana yatugiriye neza kubw'ubuntu bw'imbabazi z'Imana. Rero navukiye muri Kongo, hanyuma ninjiye mu gihugu muri 1994 mu kwezi kwa 8. Nkunda y'abapasiteri bavuze ngo n'umugabo umwe. N'umugabo umwe, n'umugabo umwe rwose. Ubwo bishatse kuvuga ko hari umuntu ushobora kugira abana benshi banakomoka ku bagabo benshi rero nabyo. Ibyo ni ukuri yashobora kugira abana benshi, buri mwana akagira se, ariko ngewe mfite umugabo umwe, nabyaranye nawe abana 11, hanyuma mfite abana 3 b'imfubyi ndera. Murakoze cyane, nizere ko wenda ikintu muhuriyeho kirenze umurimo w'Imana, mwese mufite n'impano yo kuba mwafasha Imana kurera abana b'imfubyi. Iyo mpano yo ni impano mukura muri Bibiliya, ni impano mwikura mu bwanyu. Ubundi ntago byakagombye kuba impano, ahubwo byakagombye kuba ubupfura. Umuntu agusanze adafite ahaba ukamwakira, kandi ibyo byahoze mu Banyarwanda kuva na kera kose. Iyo wajyaga ahantu nk'abadata batubwira ukuntu bavuga muri Kongo, bakaza mu wagira hano kaharara bakaguha amata, nuko nyine Satani yagiye atera isi, hakazamo ibyo byamoko nyine tugiye kuvuga, ariko ubu na kera kose. None se ko yanyakiye yavuye muri Kongo, ngamuhongeraho mu rusengero, ndi umututsi ari umuhutu, cyangwa se wenda n'undi bwoko akanyakira, atazi ibyabaye mu Rwanda, ngamuganiriza, yarangiza akanyigamiriza, akambwira ngo humura. None se ibyo yabikoze azi se amateka y'u Rwanda, numva yavukiye muri Kongo. Niba rero byahozeho kuva na kera, ufata umuntu nkawe kandi ukamwakira, Imana imuha umugisha. Pastor Steve, reka tuganire noneho twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina, tuvuge gato ku mateka yawe bwite yakubayeho muri jenoside yakorewe Abatutsi. Umuntu yakwibaza ngo ubu turimo kuganira warokotse ute? Urakoze cyane, nubwo bitoroshe, ariko kubera ko ari ngombwa ko tubivuga, bura ngo nuriya mwana uri mu gahinda, nuriya mu mama, nuriya mu papa, nawe yongera agira icyizere. Navutse mvukira aho ngaho mu mudugudu wa Ruhondo, umurenge wa Munanira, cyahoze ari komine Nyamyumba. Tuvuka rero twavutse nk'abandi, tuvukira muri iki gihugu, turakura, dukura tuzi yuko nyine ubwoko twari tutarabumenye. Ariko munsi umwe nigeze kuba nicaranye na papa yakoraga mu ruganda rwa Bralirwa, noneho aranyicaza agira amagambo ambwira gukunda abandi bana, kudakubagana mu ishuri, mu bundi buryo antoza gufata umuntu wese nkanjye. Ibyo rero ndabikorana. Munsi umwe rero nibwo nagize ikibazo, namubajije amarigi atansubiza. Nigaga ku Bwitereki, twari mu ishuri, ndabyibuka baraduhagurutse, baravuga ngo Abatutsi nibahagurutse. Ngiye sinahagurutse. Noneho watwigishaga ntavuze izina, aravuga ngo we haguruka, ngo uri Umututsi. Noneho Umututsi numvishe nk'ikintu
kidasanzwe tuvuga ndi umututsi ati ndahaguruka baratubarura. Guhera uwo munsi sinize neza, natahaga mbere y'abandi. Noneho nageze mu rugo, papa avuye mu kazi mu ruganda, ndamubaza se papa hatuzi ibikuntu bize ati timwishuri ndi umututsi ati kandi batwanye twebwe abatutsi. Noneho papa arababara, we yarazi byo mubwiye byari byo. Nyuma rero twavuye mu misa ya mbere kuri Stella Marisi, turagenda nyicaza ahantu angurira fanta, arambwira ngo nibajye bakubwira ngo uri umututsi ntukajye wemera, ati ntujya wemera bazakwica. Noneho najyaga mbona nkabona nk'abantu baraje mu rugo batwaye inka, batwaye ihene, baradusahuye, papa yajya kurega gatsindwa. Noneho nibwo naje kumenya ko kuba umututsi ari ikintu kibi. Uwo munsi niho namenye ko kuba umututsi atari ibintu by'agaciro, ahubwo ari ibintu byo guhishwa. Noneho ndangije papa ari bwansobanuriye, arambwira ngo amateka y'umuntu ari umututsi umuhutu aramwanga, ati kandi nibajye bahagurutsa abatutsi ntukajye uhaguruka. Noneho mbita mbamurungabanga, ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi. Noneho rero baje kutwigisha by'amoko mu ishuri, nibwo rero batubwiye ngo mwumva hari ukuntu batubwira ngo umututsi ngo agira ngo ibintu ngo imirongo mu ntoki. Ibyo ngiye barabinye mu ishuri batubwiraga ngo tuzamure ibiganza. Bavuga ko imirongo imeze gute? Urumva na n'uyu munsi sindamenye ibiganza by'umututsi n'iby'umuhutu bitandukanye, ariko ngiye barambwira ngo tuno tuntu ngo turahuye, ngo biragaragaza ko ndi iki, ndi umututsi. None bakambwira ngo uyu mutsi wanjye w'inyuma wo kuguru ngo urazamuye. Urumva none ngiye urumva ntaramenye impamvu, numvaga ko ari ibintu byiza. Naje kumenya ko ari ibintu bibi rero umunsi batwica. Ni ukuvuga ngo amateka buriya sinigeze niga neza kubera ibyo zina. Jenoside irabaye mu mwaka wa 1994, tubwire yabaye urihe, byagenze gute? Hari munsi ntibuka cyane ariko nawibuka mbitekereje, ariko ku tariki ya 6. Ubundi Jenoside yabaye ufite imyaka ingahe ubwo? Nari mfite imyaka hagati ya 13 na 14. Kuko nari mukuru na byose ndabizi. Nari mukuru cyane, ndi na muremure. Ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 bucya ari ya 7, indege Habyarimana imaze kugwa i Kanombe. Urumva twebwe ni Kanombe nta twari duhuriye, ariko mu gitondo saa moya papa yahise abwira, urumva twese kuko ari turyamye bisanzwe, twari twaraye twanatetse inyama, mu gitondo turabyuka saa moya zuzuye, papa yahise atubwira ngo aragiye. Aratubwira ati kandi buri mwana wese ntakagendane n'undi. None se habaye tukivuga gutyo, hahise haza umugabo navuze, arazabwira muzehe ngo inama yarangiye baje kukwica, yitwaga Mukeze Ngango Evariste. Noneho papa ikintu yakoze yahise agenda, nanjye n'abandi bantu turagenda. Noneho tutarenga nka metero zingahe duhita tubona abantu bambaye ibishagari bikorera by'insina, bafite n'ubuhuri bitaga ntambungano y'umwanzi, bahise batera iwacu, bahita badusahura. Urumva ko dufite ibintu byinshi n'amazu menshi. Igitero cya mbere cyarasahuye ni cyabimara. Ibyo rero byabaye mpagaze mu rubingo ahantu ndi kureba. Abasahuraga wenda ndabazi, ni kwa kundi nyine bavuga ngo tutange imbabazi, ariko ndabazi bamwe bagiye bagwa muri Kongo, ariko ndabazi. Ndabazi nabo ntazi bagiye babambwira nyuma kuko twagiye tuburana muri Gacaca. Barasahura barajyana. Icya kabiri cyavuye ku shusho, simvuga wacyohereje nawe, nacyo gihita kiza kigeze iwacu, byabaye cyarasahuye ibyari bisigaye. Icya gatatu rero cyoherejwe nanone n'umuyobozi, wari uri umuyobozi icyo gihe habaga abakosera b'aburugumesitiri, nicyo cyaje kiratwika. Nge nabonye iwacu hashya. Noneho rero tukirimo kubona iwacu hashya, naricaye mbona ubuzima burarangiye. Ubwo cyabaye nahise ngenda, ubwo nibwo bahise bica bamwe, nk'ako kanya bahise bica ubyara papa, bamucamo ibipande, bamujugunya mu cyobo aturana. Yari sogokuru wawe? Yari nyogokuru.
nyogokuru nibo bahise bica ku kanya direct ubwo ni ku ya karindwi ntugire ngo byahise biba ku ya munani urumva aho nyine tubonera ko ari ibintu byari bihari se ni gute umuntu apfa uwo munsi bagahita bakora uwo munsi ubwo noneho barimo bamutema nari mpagaze mu rubingo no mu makaho icyo gikawa zari zeze baravuga ngo ko mukaza ngo turaharangije noneho twishyuye n'uyu njye rero baranshakaga cyane ndambukiranye nuko natandukanye n'umuryango ubwo iwanyu mwari bangahe musanzwe twari nka batandatu twari nka barindwi n'ababyeyi bose bari yego ubu musigaye muri bangahe mbo abana bararokotse urumva papa n'abandi nibo bagiye bapfa ariko abana bari batoya nk'uko umuntu yaza kisha hano cyane ko iyo utabamenyaga ntuhamenyaga ngo aba nabo kwa runaka ariko bamwe bagiye bafatwa bakagurwa amafaranga nka mushiki wanjye bamugurije amafaranga bari bagiye kumwica bamaze gucukura bamugura amafaranga njyeweho narucukuriye si amafaranga natanze ahubwo ni umugambi w'Imana. Haleluya. Buriya niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo umugambi Imana w'icyo uri ku muntu ashobora kudapfa. Wewe wicukuriye. Njye naricukuriye ndaza kubikubwira. Urumva nahise ngenda noneho ngeze za rugerero za Kabirizi wambukanye. Noneho rero umugabo wari w'iwacu aramenya atabwira abantu ngo uyu ni mwene mukeze ngango wa wundi twabuze. Urumva bari bambwira ko papa bamwica ahantu ngo bakamanika ikoti na data wacu. Noneho ndangije baramfashe rero. Uvuga ngo papa wapfa ntago wabimenye. Urumva icyo gihe wari kumenya gute twumvaga ari inguru. Kuko urumva ntiwabimenyaga uko baguri wenyine. Noneho icyabaye ni ikihe rero? Icyabaye nuko nge baramfashe noneho twadufashe turabana 12. Harimo n'abakobwa barabaviyora ndeba. Kwa kunde ngo twumve ko umututsi amera. Nde n'ibintu nabonye n'amaso. Aho intera hamwe ifata umukobwa ikamurongora. Undi akongera akajyaho umwana agapfa akiri muri ubwo buzima ngo bumve ko umututsi amera. Noneho rero baduhaga amasuka n'amapiki n'ibitiyo ngo nta mwanya bafite wo gucukura cyane ko turi barebare. Noneho rero urumva icyo gihe iyo wicukuriraga wararyamaga bakabuta ifuni. Iyo rero uticukuriraga bakwicaga nabi. Noneho icyabaye ni ikihe? Icyabaye urumva nari umwana wa 9. Twaricaraga amaguru mu muntu do kwicara hano nangicara hano. Bico wa mbere, bico wa kabiri, bico wa gatatu, bico wa kane, bico wa gatanu. Bageze kwa ubwo babaga baviyoye bo babaga bavirirana cyane. Noneho bageze ku wa 7 nari namaze kwicukurira nanigeze mu mwobo doko nabirangije. Burangiye nagiye mu mvamvamo. Noneho ikintu cyabaye niki hari akamodoka karakumututsi ntibuka gapakiye ibintu kagahunzi kagiye. Noneho bagiye bihisha nabo bambara ibintu bakabonye bakirukaho barakarasa amapine baragahagarika babakuramo rero basohora bya bintu bo bahise babiciraho. Naho rero navuye muri wa mwobo nzamuye gutya mbona bari kurwanira ibintu naho naciyaho waducikiye Yesu. Nukuvuga ngo aho nuko navuyemo nagiye mu mwobo ndicukurira njyamo n'igitiyo n'iki. Noneho urumva nari uwa 9 bamaze kwica wa 7 hagati yanjye hari uwa 8 bahita bari kunyica ndu wa 9 hagati bafata 10. Babandi rero bari inyuma yanjye nabo bamaze gucukura twese duhagurukana tumanuka mu rutoki tugera ahantu hahinze intoryi harimo n'ibintu by'ibishara turyamaho. Hari ku munsi wa 3. Ni no mpamvu nabwiye abantu ngo itariki nababwiye abo twabona bwirije ndabwira ngo mwebwe itariki nago muyizi. Nabejo twari turi kumwe nabwiye ngo itariki ya 9 ndibuka ko imvura umuntu yangaburiye umushogoro surabuze hari umushogoro ndahuze ni bibabi by'ibishyimbo igitoki cy'amazizo urakizi none umwana ufite sokoze mu ruganda utarigeze urya ibishyimbo muha igitoki cy'amazizi n'ibishogoro. Ibyo nabyo nabihaye n'umukecuru kuko nishe ku muntu w'umukene ufite inzu y'ibirere urabizi to kubya bindi by'insina basakaza. Uwo mukecuru ni wowe watumye ntapfijoje kuko urumva ahandi hantu barashakishaga kuko imirima y'iwacu ni papa afite imirima myinshi bari bamaze kuyigabana abahutu duturanye
ibi ni ibyacu nuko bamaze noneho ntabwo bashakaga ariko haboneka umuntu uzasigara kugira ngo azafate bya bintu nuko nguko rero urarokotse iryo joro ndarokotse ababyeyi papa niwe twumvishe ko yapfuye mama we byagenze gute urumva twongeye guhura n'abarokotse nyuma muri icyo gihe sinarinze ngo ni kana kariho kana karahari oya urumva nanjye na mushiki wanjye twasohokanye naramutaye ndigendera urose yakizaga icyo gihe yakizagaye ubwo ntabwo uzi ko mama we yapfuye mama we yararokotse ahubwo twongeye guhura nyuma tuvuye muri Kongo kuko urumva nyuma yaho na hari umugabo wabanaga na papa wari inshuti noneho maze kugera ahantu ntishe noneho nza guhura n'umugabo w'inshuti ya papa ndamubwira noneho ajya kuganira na wa mugabo noneho baza kumpungisha batujyana ahantu bitaga ngo muri Tungane ayo ni amateka Tungane na abatutsi bahungiye Goma twasangiraga imvunguri nuko twatangura muri Tungane iyo we wabaga wabonye kwanga nagomba kuyiryaho urumva rero ingotanyi rero zimaze gufata igihugu urumva abahutu bahunze none tutadutaha kuko iyo dusanga bari kutwica twahise twambuka rero umunsi baje nimo mwambutse yes kuko twese dusenya amahema urumva batubwira ati ingotanyi zafashe igihugu nta kintu twazanye bose bahaguruka gutagata cyo mukatwa twigendera ariko tukutugira abantu bari baramaze nyine kutubyira inzira tuyibucemo nuko twese tugira Igisenyi urumva kuvuga muzi Igisenyi iwacu nari impazi mageze rero nsanga barahasenye ubwo byabaye ngombwa ko rero tujya kubana n'inkontanyi ukaba mu mazu bakakubwira ati mube hano kuko urumva icyo gihe hari n'abandi bantu twebwe bacu bishe 98 igihe cy'abacengezi no ari bashiki ba papa baje icyo gihe barokotse jenoside ariko bapfa icyo gihe no icyo gihe twebwe twabanaga n'inkotanyi kuvuga ati mube hano tubacunga umutekano no kuvuga ngo rero nyuma nyine ubuzima bugenda buza nibwo nagiye nkangabana mushiki wanjye aho yihishe ndamubonye ubwo nibwo twagiye tumenya ngo kanaka yarapfuye aba bararokotse ubwo rero dutangira ubuzima busanzwe cyari igihe kigoye bamwe na bamwe kwiga biratunanira twari turi tudafite abaturera noneho nibwo rero haje gacacije rero urumva abantu bagiye basahura bamwe bakivuga bamwe bakagira gute na gute turaburana gacaca nabyo ngira amahirwe nyine nza gukizwa kuko nabo nagiye mbabarira mabare maze gukizwa muri gacaca ntabwo byari byoroshye kuko nkurikije nuko wabivuze hari abo wabonye basahura iwanyu warabavuze muri gacaca watanze ubamya gusaba imbabazi n'abandi bagiye bavuga urumva ngewe kuko nari mukuru gusa urumva nagiraga urumva icyo gihe ntarakizwa nagiraga uburakari ngiye nashobora kumara kwezi ntaraseka buri uyubona nyuma ya jenoside natunzwe n'ikintu bita urumogi ngiye nanyweye urumogi ngarunywa saa 4 ngarunywa saa 6 ngarunywa saa 7 ngarunywa saa 8 ngira ibidirede nangise nganywa byeri nzivaho nywa warage zivaho doko natunzwe n'ibyo bwenge imyaka myinshi nicyo wumvaga kiguha amahoro cyonyine iyo nanywaga urumogi ngicara ndaga nibuka papa ngibuka famiye ngumva ndi mu yindi si wumve ko ngewe farija yatanga amafaranga ku ishuri n'ibikoresho singeyo ubigeze wiga ndakubwira ngo kuba ntarize si uko nari nafite abantu banyishurira ahubwo ni ingaruka zibikomeye ngewe nashoboraga buriya no gushaka umugore ngiye nshatse umugore ejo bundi nkijijwe ibyo nakubwiye nshatse umugore kuko numvaga ntazashaka umugore numvaga ibintu cy'ikintu nzabaho mfite ni direde no kubaho nibereye twabitaga ngo swing abiki gihe bavuga ngo ni haye yego rero nahoraga numva nabahoro ikintu cyamfa buriya numvaga ikintu cyamfasha mu buzima ari ukunywa inzoga nyinshi buriya niyo mpamvu ngewe iyo mbonye umuntu ari kunywa inzoga nyinshi sinzi ndi pasiteri niyo twahura mu nzira ndi mu modoka nakubwira ati jya mutugende kuko nta wamenye impamvu icyatumye uzinywa ngewe nanyweye inzoga nyinshi ngewe papa bamaye miliyoni 24 mu ruganda rwa Bralirwa amafaranga ya muzehe ntarya ndayamara ugahita wumva 9 7 8 9 bibi wumva ayo mafaranga ukuntu yarangana nta n'ikintu wayaguzemo gifatika keretse indaya urumva iyo namenyaga ko uri umuhutu sinaryamanaga nawe nanone yabaga uri umututsi ngaryamana nawe nkamenya ngo wenda nagira amahirwe wenda mu ntagira inda ariko numvaga ngo ati twirire
urumva tugakora nyine ibyo ngibyo mu byo kutagira ubwenge ariko nari ngewe burandi mu bantu bafite ingenga bitekerezo 100%. Ni mpamvu ngeza ndavuga ngo urakabyara mana uhe wazanye perezida repubulika ingenga bitekerezo warayigize yoroshe kuri biyari inguru mu ngutu reka nitwakinana agavuga ati buri iki ngiki kiri kumveye urumva ndava hano kuko urumva nyuma 98 kuko nabwo bongeye kutwica bakanyicira famille ndurumva naho ikindi cyo gihe nanjye bashatse kunyica 98 nabwo igita bacengeze nabwo yatakaje papa cyane na famille yanjye bayijugunya muri pfunda muri wa mugezi ntifite mushiki wa papa warukotse ariwe mvuga ngo uyu nguyu paramwica mujugunya n'abana bajugunya mu mugezi wa pfunda none iki kindi cyo gihe bahoraga badutoteza aho twari dutuye urumva ndahunga ndigendera nukuvuga ngo nahoraga mvuga ngo uyu muntu dusangiye nka sinda twagera imbere amanza ngavuga ati mwaturutse mwebwe nakumva ko roho hano ndabazi umusekero umuntu mukanyamura mwica noneho kuko numvaga buri munsi bishobacitse kwicuma buri munsi bishobacitse kwicuma naho rero nahoranaga ikintu bita kimeze nk'ikibuye niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ndashimira Yesu watumye nza mu rusengero ngasanga uyu mumama naho nendaga kugera waje kwibona mu nzu y'Imana gute kugeza naho baye pasiteri mama pasiteri mwahuye gute ni ukuvuga ngo nge nyuma jenoside nanze Imana noneho umunsi umwe rero ngewe naje kugira ikibazo gituma ncika amaguru buriya ko no kuguru kwanye nago guhina nago guhina naha aho ubona naha ni kuharenga na amateka aha rero kuguru kwanje ni ibyuma niho nahuriye n'Imana umunsi rero maze kumera gutya nanone buriya ngiye napfuye kabiri jenoside narapfuye sinakizwa noneho nahanga amaze kumera gutya narapfuye kuko barambitse nakoze impanuka nkoze impanuka abandi bantu twari turi kumwe barapfa bapfuye ngewe sinapfa aho niho nakubwiye ngo umugambi w'iki w'Imana noneho ndangije mu gihe ndi kwa muganga nza kubona urumva iby'abarokore ntago nari mbizi noneho ntago nari mbizi iby'abarokore cyane kabapende baba bitaga abapende urumva abapende niho bishe nibo bishe Yezura oya ngiye nibo batwiki nibo badusenyeye urumva tarakizwa wenda titimbizi ariko kumwe ngo njye mu bapende nose uriya mugabo zo dutwikiye ti nose amadecha yazanye ninde gusengera hamwe nawe gute reka nose uriya zo batwaye imiryango yo mu rugo nose kataye bigaruye imiryango niba yarakijijwe kuvuga ngo mu bantu basahuye iwanyu harimo n'abitwa abakristo of course urumva kwa padiri sinahakundaga kuko urumva abo bakosese sibara abagaturika aho baburugumesitiri se navuze sibara abagaturika ntese bavuga ati umukeze ngango haracyariho cyangwa nawe uriho kuki si mwatinze kagahungu keze ka rero numvaga iyo Mana yari irihe avuga ati wapi cyane ko ngiye nari maze kwishyiramo ko nta Mana iriho birashoboka ko nawe wishyizemo ko nta Mana iriho irahari hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka hari igihe cyo kwambara n'igihe cyo kutambara cyambwira abantu namubwira ngo niba uri mu gihe cyo kurira ni buriya nubona umuntu ari kurira ntukamubuze ubundize ureke ndire mba mfite impamvu ariko ndashimira Imana ijyanagura amarira icyo gihe rero numva maze kwanga Imana ndi muri koma nagiye kubona mbona haje umuntu umeze nka Yesu cyangwa nka Bido kwambaye bya bintu by'umweru urumva hari ukuntu nyine tuvuga ngo narose umuzungu ngo ni Imana by the way ni Imana yazana mu mwirabura Imana yazana mu mwirabura ahubwo icyo umuntu ahora atekereza ni Imana ikoreramo urumva uko urabona nk'uburi umunyamakuru Imana ishaka kugusura yaza nyine mu banyamakuru ije yambaye gishumba avuga ati se nagendeye na shitani nanjye rero Imana ishaka kunsura yaza nyine mu gishumba Imana igenderera umuntu ku rwego ariho yumva bura nta mu general Imana yagendera yambaye civil no izari nka general nibwo nawe yumva mbonye yo yashusho kuko Yezu namwumvaga mbona ni Yezu mbona arampagurukije urumva ndi muri koma none aho kagenda kagaruka none ariko yari impanuka ikomeye cyane 100%
erega mba narapfuye. byagenze gute ubundi kuri yo? Urumva ni ukuvuga ngo nagonganye n'indi modoka ndapfa rero. Pfuye rero wa mugambi w'Imana uhita umbaho. Hari nka saa mbiri na amatangazo no kuko nari inzwi ndi umusitari, amatangazo ahita agenda. None babandi nabonaga muri gacaca nabona narafungishije bose barishima, habaye ikintu cyo kwishima cyane. Timwabimenye ati wa undi nawe yapfuye. Ya ndi wakabyara izi ko nzabwiriza ubutumwa isi yose irongera iranzura. kugira ngo baho. Musanze nigaragura mu ivata tibaho. Nuko navuye aho mu bitaro bya Gisenyi njya seyashika. Ngeze seyashika rero kuntu byagenze abaganga barananiwe kuko amagufa yashwanyaguritse. Noneho bareba urumva, noneho babona ntibikunda. Rero ndi seyashika nibwo Imana ngewe yantumyeho. Kutuma urabyumva? Imana yo mu ijuru ntazi yinzi ifata abantu batatu bari gusenga ahantu nabo batanze, irabwira ngo mugese yashika mu cyumba iki niki, harimo umuntu wanyicaka kurokora. Ibyagenze uterero bahageze, urumva icyumba nabagamo nagwazaga n'abantu batatu, kandi ntumve ngo ntago cyari icyumba bapfa kwinjiramo. Baraza bahageze kuko Imana yabahaye ishusho, barabaza ati turashaka umuntu umeze gutya na gutya. Noneho abantu baho bagira ngo wenda ni nk'umuryango wanjye. Barabazana rero mu cyumba, mbona abantu simbazi. None mwebwe nagiraga akarimi ko kavuga, ariko nitumagaho nicaye byose nabikoreragaho. Buriya njewe ariko kuvuga rwose yawe we nagiraga akarimi mfite n'ibidirede. Urumva kuko nabikuriyemo kwa muganga ibidirede. Nyine niho Yesu yansanze. Je nta muntu wambwirije ngo aze mbwire ngo Yesu heze bari kumbwiriza se gute. Nako nagomba gura nyine n'umuntu ukomeye kugira ngo nyine ambwire ati we njya mbwira abantu ngo ko Sawuli yahuye na Yesu, nanjye niko nahuye na Yesu. Amen. Sawuli ngo notereze iki, ngiye namara ukwezi ntaraseka. Woda kanu gasuru uri kureba ni Yesu. Narakokotse ndi muremure nari umenye. Urumva ubu nibisatsi gusa n'ibyanwa. Urumva mfite ibisatsi hano hose nirwo nisigara ku munwa n'urumogi. Urumva narashirira ngaho nta guseka. None icyo gihe rero baraza barambwira ngo Imana ngo yabantumye. Imana ye ibaho seti bampaye ibimenyetso. Naraguze amabori 1000 kuko nakoze manuka mu kwa 12 ku tariki 5. Naguze amabori 1000 rero nzasereboramo ku bunani. Nani mfite abajama natoje ku nk'urumogi. Burangiye mfite abantu benshi nigishira urumogi, namo mfite ishyaka yo kuzana abantu kuri Kristo. Baba nigishira urumogi ndimo ndabazana kuri Yesu. Burangiye ndasenga ngo Imana impe urusengero Gisenyi. Burengeze hano ngasanga urubyiruko kuko mfite abantu benshi nigishe kurumva batari bazi ni bangi. Atazi Kinyambegu, Sangirene, urumva na Gashogoro. Wabimenya guteze? Kege nyine turabizi ko twabibayemo. Urumva hari umuntu abwira ngo uranywa Kinyambegu, uri kwiga. Uranywa Gashogoro. Sangirene rero iyo utabijyanyuma twanywaga nyine urumva nk'abajama babandi nyine ba metre. Urumva icyo gihe rero ndaho ngaho bambwira ibimenyetso ahita binarisize nuko bimeze. Umva ibintu nibyo. Barambwira ati papa bakamera n'amazina. Kasiko bya bintu ari byo. Wemera gukizwa? Ntabwo ndabyemeye. Amen. Wemera Kristo umwami n'umukiza? Hallelujah. Bamwatira guteze muri serumu bayitere ativuga ngo mwami Yesu. Gutyo ati ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza, umwami n'umukiza ubuzima bwanjye. Ndabivuze ukuye mu gitabo cy'urupfu atubushize mu gitabo cy'ubugingo. Amahinga bora bino bintu tukubwira umuntu ngo atura ngo wakira Yesu bifite imbaraga. Bifite imbaraga shitiyani, bifite imbaraga. Nuko nakiwe Yesu barasengeye barangije barahanura ngo Imana ngo iravuze. Imana iravuze ati vuze iki? Ngo kubera ukuntu ngo igufiteho umugambi ngo hagurikije umuntu w'umuzungu muri Amerika ngo ni uzakuvura. Yamahinga ndabyakira. Haciyemo nk'ibyumweru nka 3 umuzungu aza gusura abadokiteri b'i Kigali uzi kubaga amagufa kweri. Rero igihe bagenda mu barwayi bafite amagufa yajonjaguritse nanjye bangezeho rigize ikintu cyabaye
abaganga donc imishukuro yari imenaga igasohoka nene yabaye umuhondo uzi igitoki cy'umu bashyize ku rusenge rusenge se bararuzi ndaruzi okay bacana hasi bagashira gutya uko narinzi cyarahonze nta byiringiro na biti ubu ningiye numvaga nzapfa mu gito ari nige narya ngiye nigeze kukubaza umudogiteri nyine wankundaga twajyaga tuganira noneho ngagira gutya dogiteri karame napfuye cyangwa ndi muzima ariko kweri haturi muzima urumva uko wansigaga ameze gutya niko wansangaga nashobora guhindura umutwe ariko ikindi gipande cyahindukaga no kubera kuryama ku buriri narameze nkaho ari aho nagiye ntobagurika ntugagira ibisebe umva niyagarikaga muri sonde kananira urumva no kugira ngo urumva ntago naryaga imbuto no kugira ngo nje nko kwituma ngiyege gutya bakashiramo cya kindi bita po burangiye ndi umugabo wakoresheje po imyaka myinshi rafiyanga Imana irakora ewana n'umuganga rero ko bari kuzenguruka nuko bangezeho bandebye muganga ratungurwa ngo muzungu harebye asanga amagufa yabuze ubumva ngiye nasinye incuro 3 ngo bace kuno kuguru ariko abanyarwanda nibo bashaka nyine ngo baguce ariko umugambi w'Imana ariko umuntu umwe yambwiye ati bura ntabatubeshara tubwora kuriho no kuri kw'Imana kuno no kuguru kwaki naga ari cyakindi ncomeka ni ukuguru kwanje uko ngira ngo nawe uri kubibona n'ubwoye iyi rero ni imbaraga za Yesu ntago ari iz'umuntu hano za dogiteri ni za Yesu zakoreye muri dogiteri amen nuko rero dogiteri yemeye ko batari bunco kuguru ahubwo bagiye gusanasana kugira ngo nzahagare ku gatute mvugi Imana banjyanye muri salle dope banera ibinyabiranga kubera urumogi bandikije cya mbere ni cyamfata cya kabiri n'umuzungu aratangara nuko banereye cya generali ubwo uracyumva cya kintu cy'umubiri wose ugapfa hari n'abantu babitera bakagumayo ndashimira Kristo bane cya generali bambaze kuva saa 3 bageza saa 8 baraterateranya amagufa baraterateranya urumva hano byagiye ari haracikaguritse na hano burana hano harimo ibyobo hano gutya na baraterateranya Imana yaravuze ngo ntizemera kuba guca baraterateranya mbambonye mbayeho nize kugenda nk'umwana ukumbona uki nuko rero navuye mu bitaro bya Kigali nize ku bitaro bya Gisenyi kajya ingurikirana njya muri Kini birangira bihagaze gucyo nyine kadahini nuko rero nari nicaye mu rugo abantu baramye ngo tuzajye gusenga ariko nge nasajije intebe 3 z'amakusi dukurikira kunde umwaka wose ngize ngatera urumva narwaye imyaka myinshi nuko rero umuntu yanjyanye kuri moto nanegiye kuri moto n'imbago zanjye bagiye ku nguru nziza bapasanga uyu mumama ayoburito ari ku nguru nziza none mpageze ambwira ijambo ntazigera nibagirwa arambira ngo humura Imana yakutsura ngo yikorere arangije aransengera umva meruka kumva Imana ivuga ndi se yashika nongeye kuva Imana ivuga kuri uyu mumama barambira ngo yitwa ngo Asifiwe ngo yavuye muri Kongo urumva ngatangira kumwishishasa uriya mumama bangati mama mwiza cyane none atangira kugenda amuhumuriza humura uri mu muntu bakansinga kangati Imana ikunyere kufite impano urumva sinari mbizi rero none uko nagiye nsengana nabo rero niko nagiye ngenda mbona ubuzima bwanjye buhinduka buriya nageraga mu sengero kare nagiraga karuru kuguti ari mbimenyereye subyize kamyango ni rero hareruye gazitera urumva we wumvaga uburemere bwazo aho ziva kumva avuga ati se ntago ndi kunywa urumogi urumva ntago ndi kunywa intore ntawa simfite kanyanga avuga ati ibintu ni sawa ko numva ngo umuntu atasinzira atanywera urumogi hari umuntu uzi katazinzira atanywera urumogi urasinzira ukongera ukica ukongera ugasinzira nta wayini nta kanyanga nta rumogi uri impfu bidafite n'umuntu numwe kandi Yesu akakuba hafi ngenda rero anyigisha gusenga turakura bigera igihe rero ngiye i Kigali ubwo tugira urumva byageze aho nakira impano mbumwinginzi bakambwira ati Imana ivuga gutya bigera aho mboya umuhanuzi mba mwarimu wita mba pasteur njya kwiga na theology ubu ngiye ibintu ndi gukora mfite diplome donc mfite diplome yuko nize theology
imyaka ine nize kuri Act New Life, nize hutoroje, nongera niga Nyarutara mu ishuri ry'Abanyamerika. Ubu mfite na burusi njya nohereza abakristo banjye kwiga muri Kenya. Nukuvuga ngo ntago ndi umupasiteri wabijemo kubera inzara, cyane ko nari ntabijya mbwira abantu ngo nunamana icyacumi ntago ari ibintu ngiye byari ibyanjye. Ngiye ntago ndi umupasiteri waje mu pasiteri ko kwabamo ibintu, kandi nari mbizi ibyo bya pasiteri. Ngiye Imana nyikuriye mu rupfu inyihera amavuta ngukorera Imana. Iwacu na pasiteri wahabaye, nta n'umuryango wa pasiteri navukiyemo, yewe n'ibyo pasiteri nayimenye nyuma ngeze mu isengero z'abangaba. Amen. Pasiteri si nibiki umuntu uvuga ijambo ry'Imana, nuvuga jewe pasiteri ameze nk'Imana. Imana ngo irambwiye ngo wa mugabo muzagira umugisha, kavuga ati amen, katanumva ari Imana ivuze nyine. Gusa ariko ndi kunari mbizi nayo mateka. Ubu noneho urashima Imana. Nariyubatse, nakoze mariage, mfite umugore nawe w'umuresikape wari ko Kenyanza, nawe nta muryango agira, ninjye muryango. Mfite abana 2 ndera banjye nabyaye, nibyariye muri amaraso yanjye, umuhungu n'umukobwa, na 3 nderi wanjye mba Kicukiro. Mfite urusengero nyoboye, nariyubatse, ntambaye agakoti keza. Hasi urabona mfite mikore, hasi urabona ntariyubatse. Ubu nicaye mu ndege ngiyewe muri Rwandeyo, nicari hahandi imbere mu mwanya w'icyubahiro. Nagiye muri gare ya Moshi, nariyubatse. Ubu ngubu nanjye ndi umuntu wahagareye imbere nkabwa ati Yesu agira neza. Rero ndashimira Imana yakoresheje inkotanyi, sinjya mbara kubivuga. Iyi muri iminsi 100 yo kwibuka, ntugire ngo nubwo twibuka, ariko twibuka tunavuga ngo ab'Imana yakoresheje. Rero ndashimira ingotanyi, ndashimira n'abantu bagiye bahisha bacitse ku icumu. Ikindi muri iyi minsi ndi gushima abantu batari kwemera ko kwacitse ku icumu burara. Muri iyi minsi 100, cyane cyane muri iyi minsi 7, ni byiza ko wacitse ku icumu hafi. Muri iyi minsi 100, kuko urumva ni ibintu dufite CD. Doke dufite CD mu mutwe. Uko iminsi igenda, noneho gusa cyo dushimira Imana ko turi mu gihugu kiduha agaciro. Katuko biri kose, nimbora n'uyu mama arambwa ati humura, nimbora nawe ati humura. Noneho ukagenda wabona umugore akumvurisha, wabona abana, none ikindi waryama ntagira umuntu ukubwira uri umutotsi. Haleluya. Ukumva umeze nkaho bura twebwe abakize ku icumu, twageze mu ijuru. Bura ngende mu ijuru. Nta muntu umbwira ngo uri umututsi, nta muntu umbwira ngo papa we uri umututsi, nta muntu umbwira ngo ibi nibi. Ndagenda mu nzira neza nta kibazo, gusa unashima Imana ni. Watanze imbabazi kugeza naho haye imbabazi n'abantu basahuye. Niyo mpamvu uyu munsi buriya ngewe hari abantu benshi n'ubu ngubu nahaguruka avuga ati wowe bagufunge, wowe bagufunge. So twaye babate no bizi tarwo wanyishyuye se, ariko umutima umwuka baranakiriye, yampaye umwuka wo kubabarira. Ikindi ubu niyo ngezaho twarokokeye, ewana njyana amapaki y'amabobo ngaha abana bose ndabagurira, hasi ndabasuhuza. Urumva ntashize n'inka aho ngaho mu matongo kugira ngo nge mpagira abantu bose ndabasuhuza. Singiri wa wundi ufite ingenga bitekerezo, nafashijwemo n'Imana n'ubuyobozi bwiza. Aka tuganeze pastor naho gato. Pastor, mwarahuye n'umusore wawe, ubu noneho ntabwo akiri umusore, yabaye umugabo. Uretse no kuba umugabo, yabaye umukozi w'Imana, ushima Imana. Wagiye no mu ndege no muri gari ya Moshi. Hanyuma umuntu yavuga ko ngo kugera kure atari ko gupfa. Namwe niko mubyemera? Yego, niko tubyemera. Manje gushima Imana kuri icyo kintu mbajije. Mu by'ukuri reka mvugeho gatoya. Ubwanjye navutse mu muryango wa papa na mama, mvuka ndi njyenyine, nta unkurikira, nta n'uwo nkurikira. So rero navukiye aho ngaho, mbona mama yakira abantu, papa akakira abantu, twisanzira mu bantu gutyo. Hanyuma rero aho twavukiye twari duturanye n'Abanyarwanda, kandi ubwo nyine kuko namenye ubwoko hano mu Rwanda, ntago nari nzi umuhutu, nta nubwo nari nzi umututsi wari we. Hanyuma noneho nza kwisanga nanjye nshatswe mu Banyarwanda. Ariko noneho njyewe nzi ko ari Abanyarwanda, biriya byo kuvuga ngo umuhutu, byo kuvuga ngo umututsi, vraiment njyewe ntabwo nari mbizi. Ariko Imana ishimwe, Imana nongeye kwizamurira icyubahiro, kuko Imana yacu iradukunda. Turambuka tuza hano mu Rwanda, nambutse mu kwezi kwa 8
ku tariki 5 nza mu Rwanda, twashikiriye i Kigali, tuva i Kigali nanone tuza hano Gisenyi, kuko ubuzima bw'i Kigali nabonaga buremereye. ndavuga na Fazari tuzi Gisenyi kuko iwacu ni muri Kongo hano, ndavuga ni Kameme ni hafi. Rero nabaye aho mu mukristo ariko nkajya numva umuhutu umututsi, mpita menya ko n'umugabo wanjye ari umututsi. Nibwo ndamibimenye ngeze hano mu Rwanda, ariko ntago nari nzi ko ari umunyarwanda kuko twabitaga abanyarwanda b'imasisi. So rero Imana ishimwe, nza gukizwa, maze gukizwa njya mu rusengero, nkunda Imana pe, ndayikunda, numva nanayikunda nkayikundisha n'abandi. Ariko wa muco mama na papa bari bafite niwo wabaga muri nge. Uwo ari we wese, uko yasa kose, uko ateye kose, yagombaga kungana nanjye nkamwakira. So rero uyu mwana aza kuza mu rusengero, yaje kuri moto nk'uko abikubwiye. Aza narindi kupiga ingoma kuko cyane cyane ndayivuze. Hanyuma rero nari umuhanuzi. Ndabyibuka akantu namubwiye kugira ngo menye nicyo ari cyo. Yaje ubwa mbere ndamubwira ngo Mungu anaweza. Arambwira ngo Mungu anaweza, ngo Mungu anaweza, ngo ari Kongo, ngo abangaba ngo nabahanuzi b'inzara. Ibyo noneho abivuze gutyo numva ngize akantu, ariko ndavuga nti Imana uzamfasha uriya mwana mucakire. Aza ubwa kabiri, twasengaga kwa kabiri no kwa gatanu. Noneho aza kwa gatanu. Aje kwa gatanu ndamubwira nti Imana irambwiye ngo ihana ubusambanyi, nti kandi hari abantu bakuyemo inda kubwawe, nti kuko amaraso ibiganza byawe byandujwe n'amaraso. Mbona arikanze, arambwira ngo ariko ni normal, ngo kuko ndi umusore, ngo kandi ngo urabona age yanjye, ngo basi ngo ibyo ngibyo ngo byarahise. Ndamubwira nti hoya ntago byahise. Noneho ngo mba ndamukomerekeje nanone kubera ko mubyiye icyo kintu, kandi asa nk'uri kutwegera kugira ngo ave mu byarimo. Arongera aragenda, arongera agaruka ariko wa kabiri. Noneho agira umwete wo kunyegera. Bivuga ngo n'umuka w'Imana wamugeragamo kugira ngo anyegere, kuko twari abakozi b'Imana benshi kandi batandukanye. Arongera aranyegera, arambwira ngo kora kuri aka kaguru, ukari kumbabaza cyane. Uwo munsi yarafite uburibwe buteye ubwoba. Arambwira ngo kora kuri aka kaguru, ukari kumbabaza cyane. Ndamusengera. Ndambwira nti Imana irambwiye ngo urimo umukozi w'Imana, ngo kandi haguruka aka kanya muha umurisho uriya w'ingoma. Nakubise ingoma nyinshi kuva uwo munsi. Ndamubwira nti nuvuzi uyu murisho w'ingoma, tuburibwe bukurimo burahita busohoka. Mu by'ukuri aranyemerera, afata beki hano gutya y'akaguru karwaye, aka kaboko katarwaye n'akaguru katarwaye akaba ariko akoresha ku ngoma. Njya mu mwuka rero, Imana irongera imuntumaho, arambwira ngo ihane. Arambaza ngo none se kumaze iminsi uri kubimbwira ngo nihane iki? Ndamubwira nti Imana irambwiye umutima ufite w'ubugome wikuremo. Maze kumubwira gutyo, urumva ko twakoreraga abantu benshi, njya gukora n'ahandi. Turangije amateraniro arongera aransanga, arambwira ngo mama, ngo wankomerekeje umutima mfite ngo uranzi. Ambwira ariko afite ikintu sinzi buryo kinakivuga, ngo uranzi njyewe. Ndambwira nti sinkuzi, ariko uwakuntumyeho arakuzi. Ngo uranzi afite n'uburakari bwinshi. Burya yagiraga ikintu cy'uburakari ku buryo washobora no kumusitaraho akagukubita. Niko yarateye. Ndamya nti Imana irambye rero, nanjye sa nk'uzamutse mu burakari. Nti Imana irambye ngo wihane, nti kwanza uri umusinzi, nti kwanza uri umusambanyi, nti kwanza uri munywi w'ibiyobya bwenge. Ndambya nihane. Mu by'ibyo ngibyo arambwira ngo uri iki? Uranyuba? Uri iki? Ndambwira ni ndicyo. Urumva ko tayari nari maze kumenya ko hari umututsi,
hari n'iki hari n'umuhutu. Ndamenya ndicyo aragenda ntiyihana uwo munsi. Uwo si iminsi wa gatatu, ku munsi wa kane nanone araza, ariko wa gatanu noneho aza afite umutima uca bugufi uteye ukuntu ntazi. Uwo munsi njyewe ntabwo nakoze mu mwanya w'ubuhanuzi. Aransanga aho nari nicaye, nari ndi kwihanisha abantu. Arambwira ngo nje kwihana. Ndamuzanira intebe kuko ntabwo yashoboraga gupfukama. Muzanira intebe. Ndamenya ntariko upfukamisha umutima wawe wihana. Ikintu cya mbere yambwiye, ukumva ko ntabwo nari nakamumenye, arambwira ngo ngewe ngo Imana imbabarire ubwicanyi bwo mu mutima. Ati nisha abantu mu mutima ndabamara. Bita vuga nese uyu ni interahamwe. None se wisha abantu mu buhe buryo? Sinakubwiye ngo ibiganza byawe birandura. Urumva ko nahise mbona true yo kugira ngo mubone uburyo kinamwihanisha. Nibwo yahise ambwira ati rero ngewe narokotse kwicuma. Mitangira akantu ka reserve kuko nzi yuko nabantu bagira uburakari, nabantu bateye ukuntu, nabantu. Ndamukonsola sasa. Ararira ananirwa kwihana kandi yaje mu mwanya wo kugira gute ukwihana. Ararira. Amaze kurira rero ndamufata. Hari ahantu twajyaga tuma umusururu, ndamujyana. Ndamujyana mu musururu. Arambwira ngo ibi ngibi oya, ibi ni by'abarokore. Ndamubwira ni hoya, mu musururu cyari igipende. Mu gikombe cy'umusururu ndabyibuka, mugurira n'indazi. Turataha, ndongera mufatira moto, aramanuka kuko we yaratuye epfo, njyewe ntuye hano. Ku munsi wa gatanu rero nibwo yaje ku rusengero, ariko wa kabiri nanone arihana. Ambwira ukuntu yacitse ku icumu, ambwira ukuntu nyine yahuye n'ibikomere, yambwira ukuntu rwose yafata n'umuhutu, ntabwo ashobora gusangira n'umuhutu. Arambwira noneho arambaza ngo wowe ngo ko numvaga, kuko icyo gihe ntabwo nari nzi Kinyarwanda. Ntabwo nari nzi Kinyarwanda rwose, navuga Igiswahili. Noneho hakaba umuntu ukora interpretation yo ko interpreta. None arambwira ngo ngo menye kuri umukongomani, ngo rero ngo niyo mpamvu ushaka kukumenekera. Arameneka, arihana. Amaze kwihana ngira umwete wo kumwegera, kajya mwigisha, nkamubwira nti rero ugomba kubabarira, ndi kuko Yesu nawe yarakubabariye, kuba uriho ubu ngubu ni ubuntu bw'imbaraga z'Imana. Ntago uriho kubera ko abananiwe kukwica. Oya, ntago bananiwe kukwica, ahubwo ni Imana yakoze na ya distraction kugira ngo babone indi modoka. None se bariya bishwe muri iriya modoka bo ntago bari abantu, kandi bari bagize gute, bari bahunze. Noneho nkamubwira abantu bishwe bose mu Rwanda harimo beza, harimo bahungu beza, ubona ko kukavuga ngo uyu yariremye. Nti wowe uri iki? Nti rero ugomba kubabarira. Ndamwigisha kubabarira, agenda gutyo yikonsola. Aravuga ati mama, Imana iguha umugisha. Bigera igihe arambwira ngo mama ndababariye, n'abantu bari bafunzwe rwose ndababariye, kuko yajyaga agira n'umwete wo kujya gusura abantu kuri gereza. No kubatizwa uzi ko wanjyaniye kwa Kayitare, ni naho nabatirijwe. Kuko nagiye menya banyegera, noneho hari umupasi twa Kayitare, twa dufite na groupe, noneho baranjyana. Uwo mupasiteri yungu ahagaze hari amanaguza n'isume, ndabyibuka. Uwo mupasi twa Kayitare amaze kumbatiza, deni nuko. Hanyuma noneho arambwira ati nabo kuri gereza nabababariye, no muri Gacaca ndababariye. Numva nanjye umutima wanjye uratuje. Hanyuma ntangira kumwigisha Imana. Ndamubwira nturi umukozi w'Imana. Atangira kuba intercesseur, akaba umwinginzi wo kwingingira umurimo w'Imana. Imana imukora ku maso, atangira kureba. Aravuga ati mama, burya ni ko Imana ikora. Ndamubwira ni rero hari impamvu Imana yakusigaje. So ntagiye mu byinshi rero, hari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kikashibuka. Muri iyi minsi turimo twibuka abacu bazize genocide. Mu by'ukuri buri muntu wese uri bunyumve yongere yubake mu ibyiringiro. Biriya ni ibintu byatambutse, ariko ntitwabura no kubyibuka. Kubyibuka kose niko twibukaho Imana
yadukuye, niko twibuka iby'Imana yakoze, kugira ngo nanone na biriya mu gihe byose turi kugenda tubyibuka, ni ukwibuka kugira ngo n'abandi batazongera kugira gute gukora ayo mabi, kuko ni mabi. Satani yinjiriye abantu bakora ibibi. Nagiye nsanga umututsi iyo umurasaze hano ava amaraso y'umutuku, umuhutu nawe wamukoraho nawe akava amaraso y'umutuku. Bigaragara ko twese turi bamwe, turi bene mugabo umwe. Nta mpamvu rero yo kugira ngo tujye tugirirana amashari, tugirirane ububi, cyangwa se ibi bintu byongere kubaho. Njyewe ndasaba ko buri muntu wese uri bunyumve, yaba ari umututsi yaba ari umuhutu, mu by'ukuri ibi bintu byatambutse muri 1994 ntibizongere kugaragara ukundi, cyangwa se ngo bibeho. Nshimira leta y'u Rwanda, bene data, shimira leta y'u Rwanda. Rero njyewe navuga ngo leta y'u Rwanda niyo yandeze kuruta uko narindi hehe muri Kongo, kuko nageze hano mfite imyaka 18, noneho maze hano imyaka 20 ningahe nageze hano mfite 18, ngeze hano 20 ningahe 28. Shimira leta y'u Rwanda, nishimira cyane n'imikorere y'u Rwanda n'uburyo cy'abantu biyubatse, umuhutu akasangira n'umututsi, umututsi akarongora umuhutu. Mbese nabonye ko ari ibintu, uretse ko ari Imana yinjiye no mu muyobozi kugira ngo yubake abanyarwanda. Nanone n'Imana nawe sinavuga ngo niwe, n'Imana yamuhaye buriya bwenge bwo kugira ngo yubake abanyarwanda bagira ubumwe bw'amahoro. Murakoze cyane. Murakoze cyane Madame Pasteur. Hanyuma Pastor Steve, dusoza, imyaka 28 irashize warukotse jenoside, wari ufite ubwo burakari nk'ubwo wari ufite ibyo bikomere nk'ibyo wari ufite, ariko ubu uru rugero rwiza rwo kwibohora no kubohoka, rwo kwiyubaka, warukotse kuri iyi shuro uramubwira iki? Icya mbere no kubanza kumva ko ubuzima bugikomeje. Cya kabiri no kumva ko ntabwo ari wenyine, ari kumwe n'igihugu, n'Imana iri kumwe nawe. Cya gatatu nanone no kumubwira ko ni byiza ko icyo ababyeyi basize badakoze uyagikora. Nanjye niyo ntego, iki wacu basize batarakora, icyo papa yagiye atarakora, numva ninjye wagikora. Ikindi nanone no kwegera Imana. Iyo aho abantu batari, iyo wegeye Imana ikubera byose. Uturanye n'uwacitse ku icumu, ubasengana, ubakorana, ni byiza nanone kumuba hafi, kuko bino bintu ntabwo ari ibihe byoroshye. Hari ijambo rito cyane riri muri Zaburi ya 94 murongo wa 17, ngiyo Uwiteka ataba umutabazi wanjye, ubugingo bwanjye buba bwaratuye vuba ahacecekerwa. Iyo Uwiteka ataba ari we mu ruhande rwacu, ubuzima bwanjye buba bwaratuye. Gutura buracyumva ni ukuba ahantu burundu, ahagize gute ahacecekerwa. None rero ntabwo turahacecekerwa, turahabona. Muvandimwe unyumva, ntabwo urahacecekerwa. Imana iracyari kumwe nawe. Uwiteka Jehova ni Imana isomba byose. Rero nayitangira ry'umuntu ryaba rito, umuntu yakunguka cyane. Uyu munsi wa none iyo mbonye abana banjye, mbona papa, cyane ko buri ngiye iwacu nta wundi muntu dusa. Ngiye nsana muzehe, nawe mukweretse muzehe wanjye wakumirwa. Nta wundi muntu dusa mu muryango, nsana papa. Iyo nireba ngabona ntakinywa itabi, ngabona ngiri muzima, ntarapfapfanye mu biyobyabwenge, bitambona ko muzagihari. Ndashimira Imana rero yakoranye n'abayobozi kugira ngo uyu munsi tube tugize gute tugihari. Ndashimira kandi nanone abantu bagiye badufasha mu rwego rwo kwegera iki Imana. Buriya iyo umumama iyo atabaho nanone, dore muzehe wanjye n'uyu murasa neza cyane rwose, uramubona. Nuko abantu babizi rero, iyo umuntu arambwira ati hatuze uko ati Imana ikura kure, ngata nicecekera. Ariko uyu ni papa, ni njyewe usa na muzehe iwacu, umweretse n'abashiki banjye, nta wundi muntu usa na muzehe. Rero ndashimira Imana iyo mubonye gutyo ngavuga ngo nubwo muzehe adahari, aho uri menye ko ngihari. Ndahari kugira ngo ngore ibyo utakoze mu izina rya Yesu. Abanaga n'abantu bose rero, nawe humura, nayitangira ryaba rito, naho igiti cyatemwa umuzi n'Imana na FPR. Turashima rero leta y'ubumwe yagiye twubakira, bamwe namwe ubu munsi nibakinyagirwa,
n'abandi bataragerwaho n'igihe cyabo. Yeah. Rero Imana iha umugisha buri wese ufite ishyaka n'umutima byo kugirira neza umwakitse ku icumu. Amen. Imana ishimwe. Urakoze cyane, reka by'umwihariko dushimire cyane Pastor Steve kuba wigomwe ukaduha umwanya wawe, uretse no kuduha umwanya ukabohoka ukavuga ku mateka. Ntabwo ari ibya buri wese kugira ngo afunguke avuge ku byamubayeho, ariko no kuvuga ko Imana yongeye kuzamura ibendera ryayo ku buzima bwawe ukaba ukiriho. Reka tugushimire ku mwanya yaduhaye, kandi twizere ko n'ikindi gihe abantu benshi baba bakeneye impuguro zitandukanye, kumenya ijambo ry'Imana no kurijyanisha n'ubuzima abantu babamo, nabyo twizere ko n'undi munsi tuzagukenera nabwo tuzakubona. Wakoze cyane. Urakoze, ndagushimiye, na Imana iguha umugisha, n'undi munsi ndahari, Yesu aguha umugisha. Madame Pasteur, tubashimire cyane, kandi twizere ko nk'uko mwabonanye na Pastor Steve akiri urubyiruko, nahoze mbwira mugenzi wanjye nasanze hano turi mu myaka imwe, namubwira ati ko bisa kose hano hantu hashobora kuba haza abantu benshi. Twizere ko haza n'urubyiruko rwinshi rukaza kureba Imana, kandi namwe tubashimire ku bw'umwanya wanyu mwaduhaye. Murakoze cyane. Intego yacu ni ukugira ngo abantu bave mu byaha, begera Imana, bave mu bitashimishije Imana, begera Imana, hanyuma bubake leta y'ubumwe n'amahoro mu gihugu cyacu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Kuri inshuro ya 28 u Rwanda rwibuka, ijambo dukunda kugarukaho ni rimwe, nuko kwibuka twiyubaka, ariko kandi nanone tukavuga ngo kugira kure siko gupfa. Kuba umuntu ariho ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana ikimufiteho umugambi, ndetse yanakora byinshi byarushaho kugira neza ubuzima bwe. Tubashimire abari badukurikiye mu bice bitandukanye, tutirekagije ababa bari muri diaspora, ubwo ni ukuvuga buriya no muri Uganda no muri Congo ni muri diaspora. Arabumva diaspora bakagira ngo ni muri za Amerika gusa. Aho mwamudukurikiye hose rero muri, twizere ko mukomeje kumererwa neza, Imana ikomeze ibarebe neza. Amen. Imana Mwakoze cyane, mwakoze. Asante sana. Amen. Amen.